Muraho neza nshuti z'akadasohoka. Ndagira ngo mbere yuko dutangira nongere mbibutse mwibuke gukora subscribe, gukora share no liking. Uru ruhererekane rw'imigani mbagezaho rwuzuyemo inama, rwuzuyemo icyanga cy'umuco watugirira umumaro, watwubaka. Ni byiza rero ko tubisangiza n'abandi. Umugani w'amapyisi. Mbacira umugani mbabambuza umugani n'uzaturuka ikantaranga azasanga ari ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzivure. Harabaye ntihakabe, harapfuye ntihagapfe, hapfuye imbwa n'imbeba, hasigaye inka n'ingoma. Habayeho umugabo akitwa Mapyisi. Mapyisi yiberaho yiha kurengwa nabi, akivugisha ati ndakize. Bukeye abandi batangira guhinga ibishyimbo, abana baratera hirya no hino. Wa munyaga utagira akagore ntagire n'akana, ati ntabyanjye, ati hirya hino ni intabire. Mapyisi arakugendera ahuza udushyimbo twari mu kamuga, aradutoranya. Uko dutoranya, igishyimbo cy'umutuku kirivugisha kiti Mapyisi uguweho. Mapyisi aza kucyumva. Mapyisi acyumvishe agira umujinya mwinshi cyane, aragitora agicinya hasi. Agicinya hasi mu rwondo ahubwo, ati nanze aka kantu ntege iminsi. Utuko ry'igishyimbo iti uko wambonye ntumbanje mu nkono, umurungeze igati niko uzaruka. Inzara izagutumbanya ku musozi, wibaze niba warigeze kubaho. Uziyuha kuye, nurambirwa utumbaraze ku musozi. Abagenda bazagucuza ibyo wambaye, bagira ngo dore uyu munyago wapfuye nabi. Igishyimbo rutuku kiti uzibonera, nongera mbikubwire uzibonera. Mapyisi aricecekera, ageze ahati ceceka wa gashyimbo, wimbwira ubusa rutigiti. Ndagashyimbo ariko wowe uzatindukagaho. Aho bigeze birekera aho gutongana. Sibwo Mapyisi yishwe n'inzara. Mapyisi akomeza gutonganya ibishyimbo. Bukeye yenda isuka n'imbuto ajya mu murima, arahinga, aratera ngo ageze hagati, inzara imubuza hirya no hino. Ati nteke imbuto isigaye se? Ati reka ntere, nibyera nzabona ikizantunga. Arakomeza aratera, agera igihe azamura isuka, iramunanira pe. Arihangana, intabire arayirangiza, maze arataha, ariko agera mu rugo yandara. Ageze imuhira ati kanjye guteka utubare tw'ibishyimbo n'inarobanuye twasigaye. Arajya yari yatubitse asanga cya rutuku cyadutwaye. Ati ye baba we zirandiye. Ati igisigaye ni ukwiyahura. Nuko yenda umushumi yizirika mu ijosi ariyahura. Nuko ubuhuha butangira kuvuga. Ingonzo ziramurabukwa, ziraza zikuraho umwanda. Mu kanya cya kinyaga cy'igishyimbo kirahatunguka kiti emera upfusize ubwenge buke bwawe, genda upfuye nawe akanyagwa, upfuye uvuze ubuhuha mu kabuno. Nuko Mapyisi apfa atagira shenge na rugero, atagira ugira ati mpore, azize kutumva no gusuzugura inama yagiriye. Sinjye wahera hahera umugani. Uyu mugani rero wa Mapyisi ntabwo ari muremure cyane. Abantu bakuru bajyaga bawucira abana bababuza kutarengwa, cyangwa se n'abantu hagati yabo ubwabo bakawubacira bagira ngo bakomakome bagire uko bifata. Ariko mu magambo make, ikintu twakuramo nk'inama eshatu twakura muri uyu mugani ni ukumenya ko kwirata umurengwe si ibintu by'u Rwanda. Umurengwe ngo usiga inzara. Hari umurengwe, hari kwitwara nabi, hari kutamenya gukoresha neza ubushobozi buhari, birangira bigusigiye inzara. Ko atari ibintu by'u Rwanda rero, namwe abanyarwanda ntimukwiye kubikurikiza, ntimukwiye kubitora ngo mubifate mubishyire mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Ahubwo ni ukubizibukira ukagendera kure yabyo. Ufite byinshi, bibike, bigurize se, ariko kugira ngo bipfushe ubusa, aho kugira ngo ubyitwaremo nabi, ejo n'ejo bundi wari ufite imitiba yuzuye ibintu, wari ufite sitoke, usanga ubuze n'igifu y'igikoma yo guteka. Oya, ibyo si umuco w'u Rwanda rwose. Inama ya kabiri twakura muri uyu mugani ni ukumenya yuko nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Barakugira inama ntuzumve, barakubwira ati nyabuna zibukira ibyo bintu urimo, zibukira iyo nzira urimo. Nk'uko Magorwa igishyimbo cyamubwiraga, uyu wamugiraga inama bamushyize mu ishusho y'igishyimbo, kikamubwira kiti abandi barakora, abandi barahinga, abandi baratera, abandi barashyashyana, wowe Magorwa urigaramira ahangaha, amaherezo yawe azaba yawe. Nuko Mapyisi ati ndakurahiye. Ariko ubonye ko birangiye Mapyisi ahindutse Magorwa, birangira yiyahuye kuko yabuze ibyo arya, abura epfo na ruguru. Nabagira inama rero yo kugira ngo iyo umuntu akugira inama, ni umuntu mukuru,
ni umuntu mungana muri mu kigero kimwe, ni ibindi bintu wabonye ariko bikagusigira isomo. Rikurikize rero. Itandukanye no kwigira umuntu udafite icyo bimubwiye, ahubwo ukore ushakamo imbaraga kugira ngo uzabashe kugera ku byiza byose bishoboka. Inama ya nyuma twakora muri uyu mugani ni ukumenya ko ingaruka z'umurengwe nta kindi uretse inzara. Ni ukuri ndabibabwiye, ingaruka z'umurengwe ni inzara. Kandi nigeze kubibabwira ngo umurengwe usiga inzara. Aho ubonye abantu barengwa, batagira ikintu bitaho, batagira orudere yo gutwara no gucunga ibintu bafite, ibintu birirwa bajugunyanga, amaherezo urya uvuga uti amaherezo. Byanza bigabituza yatubwiye yuko umurengwe usiga inzara. Nanjye ndabibabwiye rero, umurengwe nta kindi umara, umurengwe nta kindi usiga, umurengwe nta kindi umarira nyiri kuwugira uretse gusiga inzara. Uyu mugani rero nawo ukaba uri mu yakusanijwe, itunganywa kandi yandikwa na Musenyeri Aloys Bigirumwami afatanije na Padiri Gafuku ku Nyundo, gusohoka mu mwaka w'1971. Ukaba mwabugezwagaho nanjye Biganza Bigabituze, Indashyikirwa Rwema rwa Rucyaratabaro, Nkotanyi y'Iminega rwa Gitinywa, Irimbaniza amakuza rwa Bishema Mugambi w'Indeka Nyirimigabo, Urubimbo Rubanza rwa Rutagwabira, Inyundo Inyonga Abahinzi, Ndi ishema ry'u Rwanda rwabize inkwaya rwa Bizabidi, Nigiye Biheko by'Abatabazi. Murakoze cyane, mwibuke gukora subscribe, mukore share ndetse munarayikinge.